Nitwa Dominique Warugira, abashinzwe nk'abari umuhuzabikorwa wa GSOS. GSOS ni ibiro bishinzwe umurimo n'imenyerezamwuga mu bigo by'abasaleziyani muri Afurika y'ibiyaga bigari, kuvuga u Rwanda, u Burundi na Uganda. GSOS rero ni urwego rukorera mu bigo by'amashuri nk'uko nari maze kubivuga, rushinzwe umurimo n'imenyerezamwuga, ibyo bita mu ndimi z'amahanga Job Service Office. Murakoze. Ni ibihe bikorwa bifasha GSOS kugera ku ntego zayo? Muri rusange kuri ubu ngubu ibikorwa tumaze kugeraho bidufasha kugera ku nshingano zacu. Hari ibyo twakwita nk'amakuru, kubika amakuru, ukuvuga imyirondoro y'abanyeshuri, imibare ndetse na kontakte by'abikorera ndetse n'ibigo bya leta dukorana nabyo. Muri gahunda y'imenyerezamwuga tumaze kugira abafatanyabikorwa benshi bafatika. Ikindi twakongeraho ni uko hashyizweho n'ama-ofisi atandukanye mu bigo by'amashuri yacu, ibyo twakwita GSOS. Kandi nanone icyo twavuga aha ngaha ni uko tumaze gukora icyo twakwita ikoranabuhanga rishinzwe kubika amakuru, rizajya ridufasha kugera ku nshingano zacu mu buryo bworoshye. Aha umuntu yakwifuza kumenya inshingano z'umu-GSOS mu buzima bwa buri munsi w'ikigo. Mu buzima bwa buri munsi umu-GSOS icyo ashinzwe, hari icyo twita school to work transition, kumenya abanyeshuri ikigo gifite kirimo kwitaho, kiri kwigisha, akamenya ubuzima bwabo mu kigo cy'ishuri, cyane cyane ko abo banyeshuri ari nabo azafasha mu kubashakira aho bazakorera imenyerezamwuga ndetse no kubaherekeza mu buzima bazajyamo bamaze kurangiza kwiga, cyane cyane ku bijyanye n'imirimo bazajya bakora, haba ari aho bakorera abandi cyangwa se imirimo bazajya bakora bikorera. Akandi kazi twavuga umu-GSOS ashinzwe ni ukwita cyane cyane ku birebana n'imenyerezamwuga ry'abanyeshuri, akamenya igihe bakwiriye kugerayo, akamenya niba bujuje ibisabwa byose cyangwa se haba hari imbogamizi, akabafasha gukemura izo mbogamizi hakiri kare kugira ngo bazabashe kujya mu imenyerezamwuga bitabagoye. Murakoze. Dusoza, ni ubuhe butumwa waha ababyeyi, abanyeshuri, abarimu, ubuyobozi bw'ishuri, inzego za leta, abikorera n'inganda? Ubutumwa twaha abafatanyabikorwa bacu barimo abikorera, ibigo bya leta, ababyeyi ndetse n'abanyeshuri, twahera ku kigo cy'ishuri nyirizina. Ubutumwa twabaha ni ugukorana bya hafi na hafi n'uriya mu-GSOS, uriya mukozi ushinzwe umurimo n'imenyerezamwuga. Ikigo cy'ishuri kiba kigomba kumufasha ndetse no gutegurira hamwe gahunda y'ibikorwa agamije mu gihe runaka. Hanyuma uruhare rundi twavuga ko ari uruhare runini, ni uruhare rw'umubyeyi. Uruhare rw'umubyeyi twagira tuti ni ugufasha umwana igihe ari ku ishuri ndetse no kumufasha igihe yagiye mu imenyerezamwuga. Ubufasha umubyeyi aha umwana we igihe ari ku ishuri ntabwo butandukanye n'ubufasha bakwiye kumugenera igihe ari mu imenyerezamwuga. Aha twavuga nko kumumenyera amafaranga y'urugendo mu gihe ari ngombwa, kumumenyera amafaranga y'ifunguro rya saa sita, cyangwa se no kumugurira ibikoresho bimufasha kwinjira mu imenyerezamwuga. Urwo ni uruhare rw'umubyeyi. Ikindi nanone ubu ngubu dushyize imbere mu kurera, murabizi neza ko ari ubufatanye. Twifuza ko ataba ari ikigo gusa cyangwa se GSOS gusa, ahubwo umubyeyi nawe yazajya atera intambwe agasura umwana we aho akorera imenyerezamwuga. Ibyo byadufasha kurushaho ndetse no kugira ngo abashe kumenya intambwe umwana we ari kugenda atera mu buzima bwa buri munsi, ndetse no kumugira inama igihe ari ngombwa. Uruhare rero rw'inzego zishinzwe uburezi, aha ndavuga inzego za leta, ni ugukomeza gukora ubuvugizi, bakadukorera ubuvugizi cyane cyane ko ubufatanye tuba dukwiye kugirana n'abikorera cyangwa se ibigo bya leta bitanga imenyerezamwuga
ni ngombwa ko inzego za leta nazo zihakora ubuvugizi zikazigira ziti nyamuneka kurera ni uguhozaho kandi ni ugufatanya kugira ngo nitujyayo tuzagende twisanga. Hanyuma rero uruhare rw'abafatanyabikorwa cyangwa se abikorera ku giti cyabo twabasaba ubufatanye butaziguye mu gutegura uru rubyiruko, cyane cyane mu imenyerezamwuga ndetse no kubaha ibyo twita apprenticeship, kwimenyereza umwuga mu gihe kirambuye. Ikindi nanone tubasaba ni ugutegura cyane cyane mu bakozi babo abafite ubushobozi bwo kuba bakwita kuri bari abanyeshuri baza babagana, kuko twamaze kubona neza yuko hari igihe usanga harimo ikibazo cyo kubona umuntu ufite ubushobozi cyangwa ubumenyi bwo kwita ku munyeshuri wagiye mu imenyerezamwuga, wagiye agana icyo kigo. Turasaba rero ubwo bufatanye, cyane cyane ko aba banyeshuri turi kurera turi kwitaho ari nabo bazaba abakozi babo ejo hazaza. Murakoze.